uru rwagwa ruraryoshye yewewe akayira kajya kurwina ntikazasibangane kabisa ibaze gasibanganye twababandesha oya kazahoreho. Ariko rero buriya nge ndi kumva icyaka kimereye nabi kabisa mugure akandi karawundi nyumvira kwera ubuse kandi icyaka koko ubaye utaramaramo niyo none ngufite icyaka sha. Cheers. Niba ushaka gushira icyo cyaka urajya kuvumba mu bukwe hano hirya hari inka yasezeranye. Uri seriese mwana ewana iyombi menya kare simba naje hano kabisa. Bakiristu bavandimwe mwaramutseho nukuri uyu munsi nibyishimo gusa kubera abageni bacu. Abageni nanone bagiye kuduha ibirayi kandi nabo badusomye kuri Kiwingu ndetse baduhe umumanura jipo n'urwagwa ruryoshye. Mbere na mbere reka dushimire umugabo Bitoveni ndetse n'umufasha we Maniraguha boroye neza izinka aribo bageni bacu biyemeje kurushinga kanizere ko kandi mwabageni imwe muri butanga ituro rifatika. Kanizere ko kandi mwabitekerejeho bihagije muzirindi intonganya nubwo ntazibana zidakomanyije amahembe. Muzirinda agasuzuguro ndetse n'umujinya kuko byose birakubitisha ndakurahiye ibi bizabafasha n'ukuri. Muzabyare inyana nyinshi cyane ndetse n'ibimasa byinshi cyane kandi muzatanga umukamu uhagije. Iyo mubimbwira hakiri kare mbanagiyeyo kabisa nkareka gusesagura amafaranga yanjye. Buse kuba wicaranye n'abagabo bagenzi bawe nibyo wita gusesagurasha kandi mbona warapfubyemo umugore kabisa. Oya kandi nabahuganiriye nabipe ako kantu wongereye mu ntikari ngomba. Maramiyo Kiwingu ubundi bwo dutahe kabisa ndabona utangiye kureba amacuri kabisa noneho madama araguhitana.